isi uretse umuntu udafite amaso y'umwuka, ariko niyo waba ufite amaso y'umubiri gusa, ibihe birushya buno umuntu wese arabibona. Mba ngenda nicaye kuri moto neza umumotari nkumva ararize pe, nkumva ararize. Ejo bundi nari nagiye mu bukwe, umumotari adutwara turi babiri, kandi ni muri kaburimbo irimo polisi. Yego. Ndavugana ariko se wa muntu we, ni ibiki byakumaze ubwoba? Arangije aravuga ati ubundi sinzi niba ari ibyaha byagiye bizana umuvumo mu bantu, niba ari iki, abantu buno barahinga buno ntibeza. Mu by'ukuri Imana yagiye ivanga ugiye gutambuka abantu bayibone, ariko ubundi uretse abantu batareba, ariko mu by'ukuri abantu bafite amaso areba kure barabona ko Imana iri gutambuka, kabisa. barabona ko Imana iri kugenda itambagira. Ariko ntabwo uziko turi gufata ibihe by'amasengesho, wajya no gufungura ukabura ikintu ufungurira ukongera ugafatira andi masengesho yumbura mu maro. Harayo usenga wategetswe n'Imana. Reka nkubwire, yewe mugabo nkurikiye, yewe mubyeyi nkurikiye, yewe musoro nkurikiye, voma wuzuze bevosansa dokeriyanse nevos, kuko nutavoma ngo wuzuze imigezi igiye gukama, ugiye kubura ibyo ugiye kumva, imigezi igiye gukama, imigezi ikamanya abantu benshi. Imana yambwiye ngo mbwira abantu ngo ntangariza abantu batuye iki gihugu cy'u Rwanda, abantu batuye isi yose, abantu batuye isi yose. Ntabwo mvuze muri iki gihugu cy'u Rwanda gusa, abantu bari mu isi yose. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo musenyere ku kwezi kwa 8 n'ukwa 9. Nagiye kubona mbona yaherekera ibabwira mwanga kumva, ariko yambwiye ngo iriyiziye izanye uburakari budasanzwe, umujinya w'Imana uraje. Imana yambwiye ngo nimusenge, yambwira ngo mwana wanjye gugumye utitiririza abantu banje basengere, akaga karaje kabaye kenshi. Imana yambwiye ngo nimusenge, kuko nagiye kubona mbona amatwi gavuza injereri mu bantu benshi. Bansabi ndarebye bansabi ngo nta kintu nabakakajwe bose, ngo nta kindi nareba. Ariko reka mbabwire n'ukuri kw'Imana, yemwe bantu mudukurikira mudukunda, nari ndi gusenga ejo bundi, Imana irambwira ngo sengera bine bihugu by'i Burayi, kubera yuko harimo ibintu bikomeye cyane. Abantu benshi bafite amarira, hari n'urukura atajyamye, hari n'ufite ibaze kugira ngo ubure umugabo ufite umugore warashoje, umugore wabagira icumba, mbaraga mukizwe, kuko twiziritse umukanda kubera mwebwe. Ntabwo umukandara gufata gute? Abandi bari kurya isosi, bari kurya inkoko, bari kurya ifi. Urukwiteganya wenda kuri Noheri, ushobora no kugera ntabibonye, kandi nta cyumweru cyacu udafashe amasengesho n'ubu nyarimo. none se reka nkubwire, keneye wa mukobwa uzafunga ikofi. Oya, hari abakobwa bari gusenga, bagumije kuba mu butayu, bagumije kuba ku karago, barindiriye Imana. Abakobwa barambiwe, byabakanije amaso ngo bashaka ejo iragwa wundi uragukubita nuko inzoga baziciye, aragucira inkoni. Mwareka tukayindira Imana, ariko mwabaye muti uwo mubiri nukugiza ubwira ngo ceceka, uzagenda usenga uvuga ati abazimu bashe. Ibi bitaro by'abadayimoni benshi bishwe n'amarari, bananiwe, abantu benshi bananiwe gukontorora imibiri yabo.
kandi mu gihe utari wiga gukondorora umubiri wawe uzahora usambana mpaka. Uza pasitori uri umusambanyi, uzaba ababwira abadukurikira, ese umwiteguro mufite ni uwuhe? Iyo umugeni azi neza yuko agiye gushyingirwa rwose pe, agira umwiteguro. None natwe turi abageni ba Kristo, witeguye ute? ni uwuhe mwiteguro ufite? Yesu we ibintu abigeze kure, uyu munsi inzu ziri kudekogwa, ni ukuri ibintu birashyushye mu mwuka turabibona. Ariko ikibabaje ni uko abantu badamaraye. Ibinyamakuru byinshi n'ibyakoraga ivugabutumwa, kuko abantu ntibagikeneye cyane ivugabutumwa, byagiye byinjira mu bindi, gasanga umuntu yinjiye mu bintu bitandukanye ariko bidahesha Imana icyubahiro. Ariko twebweho tuzavuga ubutumwa, abakunzi b'ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza bazadukurikira, kandi ni ukuri abadukurikira bizabagirira umumaro. Kandi kubw'ibyo abakunzi bacu badukurikira bagafata n'ubutumwa dutambutsa bakabugeza ku bandi, tubasabiye umugisha w'Imana. Imana y'amahoro ibaduhera umugisha, ibaho umugisha. Kandi dusabiye umugisha bakoze subscribe. Hariho n'igihe umuntu agukurikira ariko akavuga ati ntabwo ndi bukore subscribe, ariko nyamara biba bikwiriye iryo jambo ubukwiriye kurikandaho, kugira ngo ibiganiro byacu igihe cyose tubishyizeho ubu wa mbere mu bantu babibona. Kandi ubukwiriye gukanda like, kugira ngo n'ubundi uru rubuga rwa YouTube narwo rudufashe kwamamaza ibikorwa dukora. Ubukwiriye kujya muri comment ukandikamo igitekerezo cyawe, nibyo, kuko comment zanyu nazo turazisoma. Tutavuze byinshi, reka twakire umukozi w'Imana. Turakwakiriye umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Amakuru y'iminsi neza. Turashima Imana, tugumije gusengera abantu b'Imana, tukomeje kubingingira Imana ngo ibagirire neza, igumye ibaha umugisha mwinshi. Yego, mukomeje gusengera abantu b'Imana. Yego. Ariko kandi namwe mutiyibagiwe, kuko nimusengera abandi mukiyibagirwa. Oya. Ari igihe nigeze njya kujya mu bukwe, ariko si rimwe si na kabiri. Yego. Nihagararaho ntireka tubanze dusereva abandi. Kandi ubwo ngiyewe ndashonje. Nayakona nkabona ibyo kurya birarangiye, ubundi abandi bakarya, ngiyewe nkataha inzara imereye nabi. Ni ibintu byambayeho si rimwe si kabiri si na gatatu, nige byabayeho inshuro zirenze 3. Ariko nkuramwe isomo. Burya Yesu yaravuze ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Umuntu neza amatwi, uzirinde gukunda abandi ariko ngo wowe wiyange. Abo banza wikunde, numara kwikunda ukunde na bagenzi bawe. Nuko bimeze. Mbivugiye kutazasenga musengera abandi ngo mwebwe mwiyibagirwe. Oya, uko byagenda kose ntabwo tujya dusenga ngo twisengere ubwacu bwite, ngo twisengere twenyine cyangwa ngo dusengere abandi bonyine. Iyo ndi gusenga ndasenga ngasengera abandi, nanjye nkanisengera Imana, kugira ngo umugisha Imana itanga ni ubaha nanjye zawumbe. Yego. Yesu yatanze umugisha. Yesu ashobora kuguha umugisha nawe ukagirira neza abandi, kuko umugisha ugenda uzenguruka mu bantu benshi. Tuba turi gusenga ngo Imana igumye yubaka abantu kandi bagirire neza, natwe twese tugirire neza.
nuko bimeze. aho birasobanutse rwose. Gusenga Imana ngo ikugiriye neza ariko ukibukana bagenzi bawe. Kandi nanone twongere tunenga abantu bisengera ubwabo gusa, agahora yisengera ubwe atazirikana na mugenzi we. Uwo nawe turamunenga cyane, kuko mu by'ukuri ijambo ry'Imana ridusaba gusabira abera bisumba byose. Ariko ubusanga hari umuntu ugenda agasengera ibye, ariko oya, Bibiliya idutegeka no gusengera ngo abami n'abatware, kugira ngo n'ubundi tube mu mahoro. Buriya ni ukuvuga ngo n'ubu ngubu n'amahoro yose tuba dufite ni ba bantu b'Imana bajya imbere y'Imana bagasenga. Abo bantu nabo Imana ibaha umugisha. Ariko turashimira Imana. Icyo nabwira abantu nuko iby'Imana yavuganye nawe izabisohoza. Nahoze ndeba kuri iyi mihanda sanga umuvugabutumwa Boniface cyangwa se Papa Beni, Imana yamwibutse yamuhaye undi mwana. Ngo pe nanjye narabibonye numva nshimye Imana mu mutima. Nanjye mu mutima ndavuga ni Uwiteka, urakoze pe, ndagushimye rwose. Burya ibintu byose hari impamvu. Biriya biberaho kugira ngo nawe warugeze ku ruvuga utimenye ibyanjye bitagishoboka. Imana ikwereke yuko bizashoboka. Akurikije umwana w'imyaka 14. 14 ishobora no kubirenga. Uriya mukobwa w'inkumi wowe urabona atari mukuru mu by'ukuri, ariko ndebera igitangaza Imana ikoze. Nukuri Imana yaturikije igisasu pe ku buzima bwe, yicara yishime cyane. Nukuri rwose Imana yagize neza. Imana ni rya jambo nsoma muri Zaburi ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Dufatanyije n'abishima kwishima, ariko kandi tubwira n'abandi bababaye nabo ngo bihangane. Shobora kurarurira ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Kozi masenga Imana dukomeze gahunda yacu. Mana yacu, Mana y'urukundo, befosase dokeri yanse nefosayi, Uwiteka niryo sina ryawe, ushoboye byose Kristo, Mwami Imana nyiringabo, nta wakwiringiye uzakogwa n'isoni, nta n'uwaguhungeye ngo umusubize inyuma, nta n'uwagutabaje ngo ureke kumutabara. Aya masaha turakwinginze Kristo, ubane natwe muri ubu butumwa tugiye gutambutsa, ari wewe ubwiyoborera bushorerwe nawe, kandi nibugera ku mitima y'abana abantu bagire guhinduka muri bo. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Urakoze kuri Imana yumva gusenga, kandi urakoze kubyumvisha ku bwa Yesu. Amen. Urakoze cyane kubwisengesho dusengeye. Mu murimo w'Imana bihagaze bite muri iyi minsi? Umurimo w'Imana ku ruhare rwanjye numva nta kibazo, ariko biragoranye. Biragoranye kabisa. Biragoranye. Abantu benshi barananiwe, abantu benshi barahunza, abantu benshi baragiye. Neneho hari abantu turi kuvugana muri no minsi, ukabona umuntu n'umupfakazi, iyi mituweli yatumije abantu bacika urutege. Buriya hari nk'umuntu bashize ku 2020, kandi nta kazi agira, nta mugabo agira, ni umucancuro, ajyaga Imana ariyo yavuze, ari kureba hirya no hino, yareba hirya akabura uburyo akafata indambutse ngiye Uganda. Bise kabantu benshi bari gushirira Uganda yo ntabwo bazagira bagasanga ibiryo birashize. Bizagenda gute? Ni ikibazo. Ibyo bintu ariko nanjye nabitekereza nkafata nuko ari umwuka wera ukimfashe, nanjye numvaga nagenda da kwigendera Uganda. Nese nk'ubu urugero nubwo twicaranye ahangaha nta mituweli ngira,
kandi niyo mba barangiza ku bihumbi 8 nta kazi mfite no kurya bigorana aba ari urugamba. Se wahinduje icyiciro? Njye mfite icyiciro cyane nyine iyo washyizwe mu cyiciro utishimira uragihinduza. Naragiye biranga ko nanjye se nanjye nahinduje bikanga. Nanjye byaranze. Nanjye bashyize mu cyiciro cy'ibihumbi 8 ariko narabihinduje biranga. Byaranze kabisa. Ubwo rero dutegereje uriya mugabo wo hejuru ngo azagira icyo akora. Urimo uravuga ngo mituwere wabonye menirivare z'abanyeshuri uburyo bazizamuye noneho abantu baravamo barabamayibo. Abantu bose bari kubogoza bati ibi bintu ntabwo turabivamo. Yego. Ni ikibazo. Barivamo. Menirivare nazo bazizamuye abantu bari kurira cyane rwose. Bari kuvuga bati rwose menya abanyeshuri hari abo nanyuze hejo bari kuvuga ngo nibashaka bicare bagende baziberi indara aho ngaho ibyo nta nicyo bimbwiye. Tuneze nzaya kwicamwe ibi nzaya kwishaka amafaranga nafite. Numva nyine abantu babaye nk'abiyahuze. Ariyo mpamvu uri gusanga abajura babaye benshi. Abajura babaye benshi cyane uri kuburyamye ukabona umuntu aguhagaze hejuru. Noneho ibintu mu by'ukuri sinzi niba ureba ibiciro by'ibintu byose byazamutse. Byazamutse pe. Ikiro cy'ibirayi aho cyageze kuri 800 n'igihumbi. 800 kandi yani Musanze uzi ko ariho ibirayi byabonekaga cyane. Ariko rwose ni 800 ikiro cy'ibirayi. Ari ijambo rivuga ngo mu minsi imeruka zaza ibihe birusha. Ariko muri iyi minsi uretse umuntu udafite amaso y'umwuka ariko niyo waba ufite amaso y'umubiri gusa ibihe birushya buno umuntu wese arabibona. Mba ngenda nicaye kuri moto neza umumotari nkumva ararize pe nkumva ararize. Ejo bundi nagiye mu bukwe umumotari adutwara turi babiri kandi ni muri kaburimbo irimo polisi. Yego. Ndavugana ariko se wa muntu we ni ibiki byakumaza ubwoba? Arangije aravuga ati ubundi twebwe twagiye duhura n'ibintu byinshi muri uyu muhanda. Ati ibyo byanteye kuba nk'ikihebe. Ati polisi niri hariya. Ati mwebwe. Ati cyambere. Yego. Ati wewe hagati we guhengama ngo ujyana umutwe iruhande. Ati mugende mwicaye muringaniye gusa. Ati nawe gera w'imbere yawe. Ati ngiye ibyo ntago buno ntabwo ngiye buno nyikangwa n'ibyo ati kuko ibintu tubona mu muhanda ni byinshi. Twaragiye umuhungu akurura umuriro mbona rwose mbona abapolisi gucya ubwo yageze ku bapolisi yafatiyeho adutwaye turi babiri. Navuga ni rero burya mu Rwanda naho bagiye bavuga ngo abantu bazaba ibyihebe ariko ndabona burya abantu batangiye kuba ibyihebe. Urukumva aho ibintu bigeze ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye kuko sinzi niba ari ibyaha byagiye bizana umuvumo mu bantu niba ari iki abantu buno barahinga buno ntibeza. Mu by'ukuri Imana yagiye ivanga ugiye gutambuka abantu bayibone ariko ubundi uretse abantu batareba ariko mu by'ukuri abantu bafite amaso areba kure barabona ko Imana iri gutambuka. Kabisa. Barabona ko Imana iri kugenda itambagira. Ariko ntabwo uziko turi gufata ibihe by'amasengesho wajya no gufungura ukabura ikintu ufungurira ukongera ugafatira andi masengesho yumbura mu maro. Harayo usenga wategetswe n'Imana. Ariko nanone yagenda usenga wabuze ico gufunguriraho nyine nuko.
ubwo rero ariyo mpamvu abantu mwagakwiye kuba maso tugasenga, tugashyiranuka ku gato no ku kanini, tukizera Imana, tukayitegereza nk'uko n'abatubanjirije bategerezaga Imana. Abantu mureke dusenge, abantu mureke dusenge, mureke dusenge dukizwa ku gato no ku kanini, kuko nibitabibyo ntabwo intambara ari amasasu gusa. hari igihe abantu bavuga ko intambara iraje ibiki na biki. Ntabwo intambara ari amasasu. Inzara yakubera intambara, ibibazo byakubera intambara, kuburara byakubera intambara. Abantu benshi bagiye kwicwa n'inzara. Ntabwo kubera iki? Kubera kudasenga ngo kubera kudasenga ngo muhamye. Abantu bananiwe guhamya. Umuririmbyi yuzuye umwuka wera. Hari umuririmbyi uri kumanuka, uri kuvuga ngo nimuvome kandi muzuze, nimuvome kandi muzuze, imigezi igiye gukama. Reka nkubwire, yewe mugabo nkurikiye, yewe mubyeyi nkurikiye, yewe musore nkurikiye, voma wuzuze, bevosatsa dokeriyanse nevos, kuko nutavoma ngo wuzuze, imigezi igiye gukama, ugiye kubura ibyo, ugiye kumva, imigezi igiye gukama, imigezi ikamanya abantu benshi. Imana yambwiye ngo mbwira abantu, ngo ntangarize abantu batuye iki gihugu cy'u Rwanda, abantu batuye isi yose, abantu batuye isi yose. Ntabwo mvuze muri iki gihugu cy'u Rwanda gusa, abantu bari mu isi yose. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo musenyere ku kwezi kwa 8 n'ukwa 9. Nagiye kubona mbona habaye n'impfu nyinshi cyane, nagiye kubona mbona impanuka nyinshi cyane, nagiye kubona mbona n'indege ziri gukora impanuka. Imana irambwira ngo nimusenge, kuko nimudasenga, Imana irambwira ngo mbwire bari abantu bari muri mujyi wa Kigali, musengera uno muhanda urukuzi nahi Musanze. Hariya ari amakoni ugeze za Shirongi, abantu bari kuyumvira koni wenda kugera Nyabugogo. Musenge cyane. Nagiye kubona mbona hari umudayimoni uhagaze, mbona impanuka zibaye nyinshi cyane, mbona abantu benshi barapfuye. Imana irambwira ngo nimusenge, Imana irambwira ngo nimusenge, musengera yameze kwa 2 ku kwezi kwa 8 turimo no kwa 9. Nagiye kubona mbona habayemo ibintu bikomeye cyane. Imana irambwira ngo nimusenge, Imana irambwira ngo nimusenge, ibisubiramo inshuro 3 irambwira ngo nimusenge, kuko nimudasenga hari ibintu bigiye kuba bidasanzwe. Yaherekera babwira mwanga kumva, ariko yambwiye ngiriyiziye, izanye uburakari budasanzwe, umujinya w'Imana uraje. Imana yambwiye ngo nimusenge, yambwira ngo mwana wanjye gugumye utitiririza abantu banje basengere, akaga karaje kabaye kenshi. Imana yambwiye ngo nimusenge, kuko nagiye kubona mbona amatwi gavuza injereri mu bantu benshi. Yaherekera babwira gusenga mwanga gusenga. Imana yambwiye ngo nimusenge. Uburyo nagiye kubona nkabona n'indege ubwazo zikoze impanuka. Ubwo mu ndege ntiyaba harimo abantu benshi. Hari indege ishobora gutwara abantu 5. Si abantu benshi. Nukuri Imana yambwiye ngo ukimara kumva ukimara gufungura, ukimara kubona ubutumwa bukugezeho kuri telefone yawe, Imana yambwiye ngo utupfuka musenge. Yemwe bantu mukora n'ingendo za buri munsi, uje urahaguruka iwawe mu nzu wasenze, kuko nibitabibyo amaso yanyashuza amarira menshi, amarira gabaye menshi. Ntabwo intambara ari amasaso gusa. Imana yambwiye ishaka no kugira musenge mukizwe.
ku gato no ku kanini. Murakoze. urakoze cyane. uti ntabwo intambara ari amasasu. Nibukije umuntu wagiye kuvuga ubutumwa, arangije avuga ubutumwa aravuga ngo Imana yambwiye ngo ibikomeye biraje. Noneho muri iryo teraniro hari harimwo umusirikare, arangije aramufata bamujyana mu bwiherero, baramubwira bati turashaka kugira ngo udusobanurire ibyo bikomeye wavugaga. Nk'uko bivuze, abantu iyo bumvishe ngo ibikomeye bumva ko ari amasasu, ariko uwo muvugabutumwa arangije Imana imuhishurira ibyari biri muri urwo rugo rw'umusirikare hagati ye n'umugore we, harimo intambara zikomeye. Arangije aramubwira ati ese wa mugabo we, uretse ko wenda umuntu avuga ibintu mukumva ibindi, ibikomeye biri iwawe mu rugo iwawe buriya birakoroheye bu? Imana imushyiraho umwuka wo kurondora ibyiwe byose, arabirondora. Arangije aravuga ati cyakora mukozi w'Imana, ati ibyo uvuze nibyo rwose, Imana imbabarire. Aca bugufi asaba imbabazi. Ibikomeye biri mu gihugu utuyemo ntubizi? Kera abantu bajyaga bumva yuko umuntu uri i Burayi ameze nk'uwageze mu ijuru, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze. Amarira y'abantu bari aho ngaho i Burayi ntuyabona? Ni menshi. Bigezwe naho Imana insura irambwira ngo buriya nubwo ibi bintu batabiha agaciro, ariko hari umuntu ugiye kubiha agaciro. Uriya mugabo witwa Yesu azaduhesha agaciro. Nubwo tuvuga ubutumwa mukabuca amazi mukareba ngo ntarebye Nyamabondo, ntarebye Noheri, ntarebye uri guteka inkoko, ntarebye Bansabi, ngo nta kintu n'abakakajwe bose, ngo nta kindi nareba. Ariko reka mbabwire n'ukuri kw'Imana, yemwe bantu mudukurikira mudukunda, narindi gusenga ejo bundi Imana irambwira ngo sengera bino bihugu by'i Burayi, kubera yuko harimo ibintu bikomeye cyane. Abantu benshi bafite amarira, hari n'urukura ataryamye, hari n'ufite ibaze kugira ngo ubu uri umugabo ufite umugore warashoje, umugore wawe agira icumba, nawe ugira icumba cyawe, kandi mujye murahurira mu nzu imwe. Imana yarambwiye ngo ninsengere biriya bihugu. Nubwo mutaduha agaciro n'ukuri kw'Imana, turi abanyamasengesho, tubahereza ubutumwa mukanga kubyumva, ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru nije kubumvisha, ije kubereka yuko ari Imana, ije kubereka yuko ari Imana. Imana ifite agahinda n'umubabaro. Wavuye mu Burundi, Imana ikujana muri Amerika. Uva mu Burundi, Imana ikujana mu Buholandi, kujyana muri Australia. Ugezeyo urangiza urigomeka, ubara amafaranga uko bukeye n'uko bwije. Ukabona yakayatandukanye n'umugore yamumenye ijisho, aroyaka ngohereje 200 kuri telefone, ariko utaza amajoro abakozi b'Imana barara. Ibi bintu turi kubabwira ni mushake mu bihesha agaciro, mu bihimbaraga, mukizwe, kuko twiziritse umukanda kubera mwebwe. Ntabwo umukandara gufata gute? Abandi bari kurya isosi, bari kurya inkoko, bari kurya ifi. Uri kwiteganya wenda kuri Noheri, ushobora no kugera ntabibonye, kandi nta cyumweru cyacu tudafashe amasengesho.
n'ubu nyarimo. none se reka nkubwire ayo none se ushatse kumbwira yuko amasengesho ari muri kwisengera nta bantu uri gusengera? Umwe se, babiri se, benshi. Reka mbabwire ibi bintu nimushake mu biha agaciro, kubera yuko Imana yambwiye ngo mugiye gushaka umuhanuzi bamubure, kandi umuhanuzi uri kumureba. Ugiye kuja uhamagara umuhanuzi akubwira ngo ndi busy. Ariko hari ikintu mbona, ndi kujya mbona kuri izi mbuga uyu mugabo w'umuvugabutumwa Ndikumana wo mu gihugu cy'u Burundi barimo bavuga ko akorana na Satani. Mu by'ukuri nahoze ndeba umugabo w'umunyabwenge uri muri Canada ari kusobanura iby'uriya mugabo n'ibitabo n'imvo n'imvano yabyo. Ikiganiro cye ndagikurikira, ndangije ndavuga ni rero abantu muri iyi minsi no kwitonda. Niba ngo hari ibiterane, ngo hari igiterane yakoresheje ngo abantu barapfa, kandi uwo mugabo yavuze ngo n'ubundi yaraherutse gukoresha ikindi, sinzi igihugu cyari cyabereyemo, naho ngo hapfa abandi bantu ngo abandi baburirwa n'irengero, barababura n'imirambo yabo ntibayibona. Ibintu by'iyi minsi abaduteze amatwi nimushaka mwitonde, kuko ubu muri iki kibuga harimo abantu bafite imbaraga z'umwijima, harimo abandi bantu bari muri iki kibuga bari gushaka indamo, harimo abandi bantu bari muri iki kibuga bari gukorera Imana, harimo n'abandi bari muri iki kibuga bafite umwuka w'ubuyobe, atari uko babigambiriye ariko batunze umwuka w'ubuyobe. Ugasanga umuntu yarayobye, kandi uriya muntu wayobye numukurikira azakuyobora paka ndani, uzakwibona wibona igihonomo. Tube maso muri iyi minsi. Ikindi kintu numva nakubaza, buriya hari igihe abantu babaho ugasanga buno muri iyi minsi ibintu abantu bitwa ko bayoboye abantu b'Imana barabacanze pe. Iyo ugeze mu madini uribaza ngo ibi ni ibiki, ugasanga umudivaniste hari ibyo ari kuvuga, umupandekote hari ibyo ari kuvuga. Ntago mu ijuru hazaba kavuye. Imana y'ubwayo izashira abantu ku murongo, buri muntu wese azaba afite intebe agomba kwicaraho. Ikintu nemera cyo mu ijuru hazaba harimo abantu bari kuri gahunda, bari mu murongo mwiza, nta kavuyo kazaba mu ijuru. Ariyo mpamvu Imana y'ubwayo iri kuvuga ngo ije guca akajagari n'akavuyo ku bantu bayo yahamagaye. Ntago mu ijuru hazaba kavuyo. Imana y'ubwayo izashira abantu ku murongo, buri muntu wese azaba afite intebe agomba kwicaraho. Ikintu nemera cyo mu ijuru hazaba harimo abantu bari kuri gahunda, bari mu murongo mwiza, nta kavuyo kazaba mu ijuru. Ariyo mpamvu Imana y'ubwayo iri kuvuga ngo ije guca akajagari n'akavuyo ku bantu bayo yahamagaye, yabatumye guhinduka. Tukiri aho, bari abantu bakorera kuri ruriya rubuga bavuze ku cya 10 bazana n'imirongo yo muri Bibiliya myinshi, baravuga bati rwose icya 10 niba ugitanga ubundi ntabwo ubwo ufashe ya maraso ya Yesu yabaye igitambo cy'ibyaha, ubwo ubaye nkaho uyatesheje agaciro. Sinjya muri details za Bibiliya ngo njye mu bintu byinshi. Aho ndagira nkubaze ngo mbese icya 10 gihesha umuntu ubugingo buhoraho bitewe nuko wagitanze.
icyacumi cyaguhesha ubugingo buhoraho? bitewe nuko wagitanze icyacumi kugitanga udakiranuka muri wowe ntaco ni zero. kugitanga urasohoka ukarya gusama, urasohoka ukajya kwica runaka, aho ni zero. None se tujye twinjira muri Bibiliya. Iyo usomye Bibiliya usanga hari ijambo rivuga ngo ubwo Yesu azagaruka azabwira abari iburyo bwe ati nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, kuko narishonje murangaburira, nambaye ubusa muranyambika, ndwaye muransura, ndi mu nzu y'imbohe muza kunsura. ngo noneho ngo ababwire ngo nimuze muragwe ubwami bwabateguriwe uhereye ku kuremwa kw'isi. ngo yongere abwire n'abandi bazaba ari ibumoso, ababwira ati nimugende mwabivume mwe mumve imbere, mujye mu muriro wateguriwe Satani n'abamarayika be, kuko narishonje nimwafungurira, nambaye ubusa nimwanyambika, ndwaye nimwasura, ndi mu nzu y'imbohe nimuza kundeba. ngo bazamubwira bati twakubonye ryari turabyirengagiza. ngo ababwire ngo buryo ubwo mutabikoreye babagenzi banyu boroheje, ngo ni njyewe mutabikoreye. Wibyirengagiza gukora iyo mirimo yindi, wibyirengagiza. ariko nuvuga uti njyewe tujuru mbona n'igiceri cy'ijana, 10 si iryanjye, imbere yawe hari uri kuburara, biragereranywa na bya bindi Yesu yabwiye abafarisayo ngo mwandyarya mwe, ngo ninde waba ufite indogobe igashaya ku Isabato akayireka ikagenda igashaya igapfa. niyo mpamvu niba dufata ibyanditswe byera bimwe tukabisimbuza ibindi, nukuri abeshi tuzaruhira ubusa. tanga icyacumi rwose, ntabwo njyewe ndi kukubwira ngo witanga icyacumi, oya, tanga icyacumi mu by'Imana yaguhaye. ariko nanone mugenzi wanjye, menya yuko Yesu ubwe niwe wanabyivugiye, akavuga yuko ibyo dukorera abakene, abarwayi bari mu nzu z'imboha, bari mu bitaro, ababuze ibyo kwambara, ababuze ibyo kurya, ibyo bizaduhesha kwinjira mu bwami bw'Imana. rwose tube maso, umuntu wese aharanire kunezeza Imana mu mutima we, kuko ibyo tubona hano muri iyi si, hari bizakubwira ngo manuka, ibindi bikubwire ngo terera, ibindi bikubwire ngo tambika, uzahera mu rungabangabo. ariko nusenga Imana ikaguha umwuka wera, azakuyobora. ubu hari aho tuyoborwa n'umwuka wera, umwana w'umuntu atatuyobora. niyo mpamvu ngiye no mu isengesho senga, njya mbwira Imana ngo Mana, abantu bawe baha umwuka wera bayobora, umwuka wera abayobore. ko bimeze buri muntu wese uzakurikirana ubu butumwa asaba Imana umwuka wera, asaba umwuka wera, kugendera n'umwuka wera n'ijwi ryongorera. ahakurirwa muri kuvuga ngo tugiye iwacu mu ijuru, muze mwisi, batazanabona n'ukuntu ijuru risa. ewe ese mu nzozi zawe urota, ubundi ujya urota uririmo? ese ubundi njya nkunda kubwira abantu, ni ukuri pe, icyo uzaba cyo muragendana. kandi burya hariho n'igihe Imana igucira ku mayange ikakwereka ejo hazaza. buriya madamu niwe wambwiye ariko atubu, kandi buriya Bonifasi buriya yarazi yuko uyu mwana azamubona. hanjye ndamubwira ni none se ubwo wabusenga, ukabusenga ukabyara umwana ungana nka Beni uko yarangana, Imana ikagutunguza umwana nk'uyu nguyu utabizi, uba waranaguye. nubwo uwo mwana mwamubona, ariko njye navuga ko ubwo uba waranaguye. ntago bishoboka. Imana izagukorera icyiza, irazi ikabikwereka. niyo waba utari umunyemano urarota, niyo waba utarota igutumaho umuhanuzi akaza akabwira ati nzabaha undi mwana. ariko icyambere cyo
ntabwo Imana idutunguza ibyiza ngo bize ibyiza nka biriya itaratumenyesheje. Nijoro naryo ugomba kuba uribona mu nzozi. Nese uratangira abantu bari kuganira iby'ijuru ngo yemwe ngo ngengo mbona ngo kurijyamo bigoye, ubundi se uzarijyamo? Bizakugorana kubera ko ntagiye uzaryamo. Uraba udakiranutse se, ukizwa gata no kukanini, uraba uri kujya gusambana, uraba uri kujya kwiba. Mvuga ngo iryo juru mva ntabwo ijuru rizageramo inkozi z'ibibi, nta murozi, nta musambanyi, nta musinzi. Ijuru rizageramo abakijijwe neza. Umuntu araza umudamu cyangwa umukobwa araza kukuguza amafaranga, akuguza amafaranga kubera ikibazo afite. Wumve ko aya mafaranga kugira ngo uyamuhe ari uko mugomba kubanza kuryamana. Ibyo ni ibintu Imana ireba mu ibanga ariko abandi batabona. Urangiza umubwire ati njyewe ikibazo ufite ndagikemura, ariko icyo nshaka nuko tugomba kubanza tukaryamana. N'aya mafaranga ntuzanayanyishyure, manza urebe. Buriya imbeba iyo bajya kuyica bayitegera ku biryo biryoshye biri no guhumura. Uriya nawe yifitiye ikibazo, arebye ayo mafaranga aguye ati nta munsi n'ubundi agiye mu byaha by'ubusambanyi. Si wowe wagiye muri ubwo busambanyi witwaje ikibazo, si nawe watanze ayo mafaranga, mwese murarimbutse. None se hariho umugore yagiye kuguza umudiyakoni miliyoni 1.5, arangije aramubwira kugira ngo aya mafaranga suko turamanza twaryamana. Kandi ndizana arashidikanya yuko batabikoze, barabikoze. Nukuvuga ngo ibyo erega ntabwo nk'ibi ibintu umuntu ababizanye kubera wa mwuka w'Imana. Buri iyo dusenga hari ibintu umwuka w'Imana agenda duhishurira. Ariko se ukimara kubyumva wa mugore we ntiwasambanye kubw'iyo mpamvu? Ntiwagiye kuguza amafaranga bakaguha y'ubuntu wari ugiye kuyaguza ariko mugasambana cyane? Ubu se nubwo uri muri korari kugiye kuzadukurikira, iryo juru kuririmba uzarijyamo? Tuzajya mu ijuru kureba bari Mana. Reka mbabwire mw'abantu, reka mbabwire, mushaka mwakizwa kubera yuko Imana yacu, dore ko iyi Imana yacu igiye kwiyereka buri muntu wese ku giti cye. Mbabarira, Imana niza kukwiyereka, Imana nigusura, izasanga umeze gute? Izasanga umeze gute? Mushumba, Imana nigusura uzasanga umeze gute? Pasitori, Imana nigusura izasanga umeze gute? Muririmbyi wowe uzi kuririmba ugahogoza. Dore nge nigeze kujya muri korari bakajya barancira inyuma ngo ntago nzi ritime, kandi koko pe ibyanje ni ugusenga, nta bindi nshoboye ni ugusenga. Niwo muri Imana yampamagariye, niwo akugira nza. Buriya reka mbabwire mw'abantu, abakobwa benshi bararambiwe pe, barambijwe n'imyaka. Umukobwa ari kuvuga ati ngo kugira nsazira ngo reka nsambane ndebe ko nabyara umwana. Hariho nanjye uherutse ko bimbwira da, arambwira ati rwose njyewe aho kugira ngo n'ubundi nzapfe gutyo, ati muri njyewe hajemo ko njyewe ngiye kureba umuntu tubyara n'umwana, nibura uko biri kose nkazasiga n'uwo mwana. Ndavuga ni rero urapfuye we Karabaye. Cyakora ndamwigisha, ndamuhana, ndamucyaha, aranyumvira, aravuga ati cyakora ndemeye rwose, ariko umwanzuro nari nawufashe. Wagize ngo ibyo bintu ndi kubivuga, buriya ibintu ndi kubivuga njya ndi kubireba. Buriya reka mbabwire mw'abakobwa, reka mbabwire mwihangane. Ni igihe giti intambara zigashira, ni igihe giti intambara zikarangira. Umugabo yaza ataza, Imana izitwa Imana. Ntago Imana izareka kwitwa Imana. Ntago Imana izareka kwitwa Imana. Akugira nzaje mu byaha, ni ukuri kw'Imana umugabo yarorera, gakomeza ngitwa muhawe n'Imana Korodina ndi kuyikorera.
ariko uko ni nako kuri ariko buriya ngo hari imyaka umuntu ageramo ndaba iriya myaka ndaba narayirenzwe isaha izi ngizi nge naramenye kuvuga Yesu, naramenye kuja guhamagara Imana, narangiza ngo niho ngiye kuryama ngo mbyara umwana. Oya, reka mbabwire, mureke Imana yitwa Imana. Papa Benimana imuhaye umwana mu buryo butunguranye cyane. Uko yabonye uriya mwana, nawe mukobwa ukomeje kuguma ku isezerano, ukomeje kurindira Imana, Imana izaguha umugabo kandi uzabyara. Ntabwo Imana izaguha umugabo utazabyara. Nimba Imana yarakubwiye ngo uzakora ubukwe, uzabukora. Burindire, haracari 7,000 bitari byapfukamira Bayali. Ubusazi tuvugana hari abategereje isezerano y'abantu bari mu Burayi. Bo mu Burayi hari abasore bariyo bari gusenga Imana, bakabata Imana, dukeneye umukobwa ukijijwe, dukeneye umukobwa wuzuye umwuka wera, dukeneye umukobwa urimo imbaraga z'Imana, ntabwo dukeneye wa mukobwa uzafunga ikofi. Oya, hari abakobwa bari gusenga bagumije kuba mu butayu, bagumije kuba ku karago, barindiriye Imana. Abakobwa barambiwe byabakaduje amaso ngo bashaka ejira gwa wundi uragukubita nuko inzoga baziciye, aragucira inkoni. Warindira Imana avuganye nawe. Uwitwa Muregwa Olive, nta mwarebera no kuri Olive kuntu Imana yamuhaye umugabo mu Burayi mwizara, ntiyageze akabyara. Uzi kugira ngo uba warapfakaye uri umugeni Imana igukubita umugabo nkuriye. Mu yandi magambo ubundi buri umuteramwako niko bavuga. Imana yamukubise umugabo kubera yuko Olive yagumije kurindira Imana, agumya gusenga. Hari indirimbo ajya kunda kuririmba ngo yakoze imirimo ntari gukora, nje umwana w'umuntu ntari gushobora. Urukumva, yakoze imirimo ubwo atatekerezaga. Imana imukubise umugabo, ubwo mu Burayi yarabyaye, yanakomeje kuririmba. Mwareka tukayindira Imana, ariko mwabaye mute? Uwo mubiri nukugiza aho ubwira ngo ceceka, uzagenda usenga uvuga ati abazimu bashe. Ibi bitaro by'abadayimoni benshi bishwe n'amarari, abantu benshi bananiwe gukontorora imibiri yabo. Kandi mu gihe utari wiga gukontorora umubiri wawe, uzahora usambana mpaka. Uzapasitora uri umusambanyi, uzaba umushumba uri umusambanyi, uzaba umushumba uri umusinzi. Maze hari ibintu babeshe ngo bari kuja kwa muganga, ngo abaganga bakababwira ngo nibanywa inzoga ngo ntari kore bafite mu mubiri. Reka nkubwire, uwite nubona yuko ngiye kwa muganga bagasanga ntari kore mfite, uzahita uncura nzapfe. Ntabwo nzanywa inzoga ngo nuko ntari kore mfite mu mubiri. Abantu benshi bari abantu benshi bitwaje ibintu byinshi cyane by'amafuti. Utari wagira amafaranga iyo rikore itaje. Ijoro kugize amafaranga, ariko mwabaye mute? Reka mbabwire, mushaka mwakwikontorora mugasenga, ariko muganga akabagamo ibintu bishaririye gusa. None nge ndi Mikayi nyine. Mikayi haraho igeze hano ibintu by'amahoro. Mvuga ibyo Imana yambwiye, ntago mvuga ibyo itambwiye. Mvuga ibyo Imana yambwiye ngewe, ngomba kubabyiza ukuri. Abagore banakomeje kwanga kumvira Imana, ubupira buracari mu maboko. Ariko Imana reka mbabwire, Imana igiye gukora ibintu bidasanzwe mu bagore, igiye kugira izo mipira mwambaye mu maboko, mugiye kujya murazibyariramo abana 5. Uzabyara abana 5 ushobore kubarira waranze kubyara neza. Mwasenga mugakizwa ko yabahaye kubyara abana ngo ariko dangomere kitwaza ningo mituweli yabaye nyinshi. Ariko reka mbabwire Imana igitanga wonapa. Ubwo si mama Beni yarazi ko yakurikiza Beni? Hari ubwo buriya igihe yaramaze abura wagize ngo kwikanyira ntibyazagamo. Ariko kubera ko Imana itandukanye natwe, kubera ko Imana itandukanye n'abantu, idutekereza ntago ari byo Imana itekereza. Irarebye irabatereka ngukorera icyumutse, reka ngukorera igitangaza ngo umwana.
iyo minsi katagiye muri onapo. Reka mbabwire mwa bantu mwebwe muri gusenga, yemwe bantu muduteze amatwi, yemwe bantu muduteze amatwi mudukurikirana, mureke gusengera ku kizira, mureke gusengera ku kizira, kuko nimugumya gusengera ku kizira do ndabakarabye, 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 ndabakarabye. Imana nukuri ndabakarabye. Imana iri kumbwira ngirajije guhura namwe. Imana ije guhura namwe. Ni kera igihe yabingingiye irarushe pe. Ntabwo ibiri kubwira impinja, ibiri kubwira abantu mwumva mufite amatwi yo kumva, mufite ubwenge, ngo mwitwaje amashuri, ngo mwitwaje ibyo muri byo. Reka mbabwire, iyo myambaro mwambaye Imana ije kuyibambura, iyo myambaro mwambaye Imana ije kubiyambura. Hari n'abantu Imana yambwiye bicaye ku ntebe z'ubuyobozi bazigiye kubera ruswa, abari bariho bakabahigika bakabirukana. Imana yambwiye ngirajije kubakura kuri izo ntebe, abo yaziteguriye baje kuzicaraho. Murakoze. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Ntabwo mvuga ibintu byinshi, ibyo twavuze birahagije ku muntu w'umunyabwenge wumva icyo umwuka abwira amatorero. Reka tugusabe usenga Imana kugira ngo abazadukurikira bazabashe guhindukira ku bw'ubu butumwa n'izi mpuguro butambukije hano muri iki kiganiro. Ni karibu no gusenga Imana. Mana yacu, Mana turagushimye, turaguhimbaje Uwiteka ushoboye byose Kristo. Ndasenze kugira ngo umanure umwuka wera, umanure imbaraga z'umwuka wera. Mwami Imana Nyiringabo, nsengeye abantu bazakurikirana ubu butumwa, ndasenze kugira ngo ubahe umwuka wera, ubahe imbaraga zo kugukorera, ubahe kukumenya byimbitse, kugira izina ryawe rihabwe icubahiro. Mwami Imana Nyiringabo rero, urakoze kuri Imana yumva gusenga, urakoze yuko Mwami Imana hari abazahindurwa n'ubu butumwa, hari abantu benshi bazakizwa, hari abantu benshi bagiye kuva mu byo bari barimo bagiye gukizwa. Urakoze Uwiteka, urakoze kuri Imana yumva, urakoze kuri Imana yumva gusenga, urakoze kubikoze ku bwa Yesu. Amen.